turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabona muvana ibisobanuro byabyo ubu ntibikiri kure yanyu. Nimutega amatwi ikiganiro turi mu rugendo Mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, kikanyura kuri Radio Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri Radio Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, nimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera. Murakoze kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu. Ni ikiganiro cyitwa turi mu rugendo, ikiganiro gifasha abakristu kurushaho gusobanukirwa na Kiliziya yabo. Nk'uko bisanzwe rero n'abandi batumirwa dukunze kugirana ikiganiro, mwatangira mwibwira abakurikiye ikiganiro turi mu rugendo cy'uyu munsi. Murakoze, nitwa Padri Evariste Nshimyumuremyi, ndi umupadiri wa Diocese ya Kabgayi, ariko nkaba mfite ubutumwa bwo kuba umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe urubyiruko mu Rwanda. Komisiyo épiscopale pour la pastorale des jeunes. Murakoze. Ni byiza ko mushinzwe urubyiruko. Rero ngo wenda mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina, mutubwire ubundi urubyiruko rwo muri iki gihe rumeze rute? Ubona ko abantu twugarijwe n'ibibazo byinshi muri iki gihe cya corona. Urubyiruko ruri gukora iki? Ubugiye mu duki? Nibyo koko nk'uko bivuze, urubyiruko rwugarijwe n'ibibazo byinshi. Hari ibibazo bihoraho mu bihe byose, hari n'ibibazo byaje muri iyi myaka ya vuba, cyane cyane bishingiye ku cyorezo cya COVID-19. Muri ibyo bibazo rero harimo urubyiruko rumeze nk'urwigunze. Bizi ko urubyiruko rukunda gusabana, kugenda, gutembera, ariko kubera ingendo zahagaze, ibikorwa bimwe na bimwe byasubitswe, hari urubyiruko forumu zarahagaze, amahuriro menshi ntabwo akiba, hari urubyiruko rufite ikibazo cyo kwigunga. Hakaba urubyiruko rwugarijwe n'ikibazo cy'ubukene, kuko imirimo imwe n'imwe yarahagaze, ahantu abantu bashakirizaga imibereho bisa naho byahagaze, bigakurura rero ikibazo cy'ubukene. Hanyuma ibyo byose hari ukuntu bitera urubyiruko kujya nko mu bintu byo kwishora mu biyobyabwenge, kugira ngo birangaze, kugira ngo barebe ko bakwibagirwa ibyo bibazo byose biriho. Hakaba n'urubyiruko rubaho rumeze nk'urwataye ukwemera, ruvuga ruti ese ubundi Imana bivuze iki? Iyo Mana se ubundi itaradukije COVID-19, ubundi si kuyisenga bimaze iki? Ugasanga hari urubyiruko rumeze gutyo. Hakaba n'urubyiruko rwishora no mu ngeso mbi zo kwiyandarika, gusambanya n'ibindi. Hakaba urubyiruko noneho rusa naho nta mizero rufite y'ejo hazaza, ariho hadutse ya za mvugo mumaze iminsi mwumva bavuga ngo nta myaka 100, ngo nta gikwe, ukumva nta kintu batekereza mu biri imbere bazakora, bameze nkaho basigaje nk'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ngo bapfe. Urubyo ni ibibazo bimwe na bimwe byugarije urubyiruko, ariko ntibivuze ko urubyiruko rwose ariko rumeze. Hari n'urubyiruko rwitwara neza, hari n'urubyiruko rwitwara neza, rukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, rukomeza gusenga, rwumva rufite amizero, rukumva ko COVID-19 idafite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu, bakumva ko na nyuma yayo ubuzima buzakomeza, ndetse banitegura imihamagaro itandukanye, ari ukwiha Imana, ari ukubaka urugo, ndetse mu bikorwa bimwe na bimwe bene abo bajene nibo usanga bafasha abandi baturage, abandi bakristu nko mu kwirinda COVID-19. Muzi urubyiruko rw'abakorerabushake rufasha abantu kwirinda, ari mu Kiliziya igihe hagiye kuba misa, ari mu nsengero igihe hagiye kuba amateraniro, ari mu masoko igihe abantu bahaje, muri gare n'ahandi. Biriya ni ibigaragaza ko hari urubyiruko rwumva ko hari ikigomba gukorwa kugira ngo batsinde bira byose, mbese rutaguye muri bya bindi byo kwiheba ngo bigende burundu. Yego, ndumva urubyiruko byose ruticaye wa mugani, kandi koko ubundi urubyiruko nta maboko, urubyiruko ni imbaraga. Ngize n'amahirwe ko mugakomejeho ko, kandi nagira ngo ahubwo no mu kiganiro cyacu duhite twinjirira aho ngaho, mutubwire uruhare rw'urubyiruko mu kubaka
umuryango urangwa n'ibyishimo. Padri, muzi ko muri ibi bihe umuryango ugarijwe n'ibibazo bitandukanye byinshi rwose. Noneho uruhare rw'urubyiruko ni uruhe mu kubaka umuryango urangwa n'ibyishimo? Murakoze. Urubyiruko narwo, abajene bari mu bagize umuryango, uruhare rwabo rugomba kugaragara mu kubaka uwo muryango kandi umuryango urangwa n'ibyishimo. Hari ibintu rero byinshi urubyiruko rugomba gukora. Kimwe mu byo navuga harimo gusenga no kuba abantu b'Imana. Urubyiruko rusenga, ntabwo wakubaka umuryango witandukanyije n'Imana, kandi Imana ariyo soko y'umuryango. Imana niyo yashyizeho umuryango, niyo yaremye umugabo n'umugore, ibaha ubutumwa bwo kubana, bakororoka, bakabyara, bakarera abana babyaye. Niyo mpamvu rero utakwizera umuryango w'ibyishimo uwo muryango uramutse utarimo Imana. Abajene rero kimwe mu byo bagomba gukora mu kubaka uwo muryango mwiza no kwitabira isengesho. Iyo mvuze rero kwitabira isengesho, njye nabyumvamo mu bice bibiri. Hari mbere na mbere kwitabira isengesho mu muryango, mu rugo igihe rihari. Hari imiryango myinshi igira umuco wo gusenga. Ababyeyi n'abana mbere yo kurya, nyuma yo kurya, mbere yo kuryama, bagasengera hamwe, bagatura Imana ibibazo byabo, bagatura Imana ibyifuzo byabo, bakayibwira agahinda kabo, mbese ubuzima bwabo bwose bakabutura Imana. Rero hariho abajene bamwe na bamwe basa naho bataye ako kamenyero ko kwitabira iryo sengesho kubera ibyadutse by'imbuga nkoranyambaga. Ugasanga umujene umwe ariryamiye iwabo basenga, ugasanga se yibereye kuri WhatsApp, yibereye kuri telefone, hateye filime z'uruhererekane, ugasanga niyo areba nta naza no kurya. Ugasanga rimwe na rimwe barafata isengesho nk'iry'abantu byeyi gusa, cyane cyane iyo bakuze bakavuga bati buriya mama na muzehe niba bajya gusenga, niba bajya mu mashapure yabo. Ugasanga rero urubyiruko hari ukuntu rusa naho rwihunza ibintu by'isengesho. Rero urubyiruko rugomba guhugukira isengesho, rugafatanya n'ababyeyi mu gutura Imana ibibazo byabo n'urugo rwabo rwose aho ruva rukagera, kuko umuryango udasenga urabizi nawe gusenyuka. Ibyishimo bikaba biragiye. Icya kabiri navuga kw'iyo ngingo y'isengesho nuko urubyiruko, hariho imiryango itagira umuco wo gusenga. Ugasanga buri muntu arirwariza, umubyeyi arirwariza, umwana arirwariza. Ugasanga n'abana n'igihe bigira guhabwa amasakaramentu barirwariza. Wenda umwana yageze ku ishuri barabimutoza, ariga, arabatizwa, ahabwa ukarisitiya, arakomezwa, cyangwa se kubera itsinda agendamo barasenga. Icyo nabwira rero urubyiruko ni uko nk'uwo mujene w'umukristo wamenye ibyiza byo gusenga kandi wumvise bimunyuze bikamwubaka, akwiye guhindukira agatoza n'umuryango we isengesho. Niba iwabo nta muco wo gusenga, akabibatoza. Ndabizi ko bitoroshye kuko hari ababyeyi bashobora guhita bavuga bati uyu mwana ariko noneho ni gatiki, uyu mwana atangiye kudutegeka, atangiye kutwigisha, atangiye kuturera kandi twe kakamureze. Ariko hari uburyo umwana yabikora gake gake, umujene yabikora gake gake, atabangamiye ababyeyi, atanabubahutse, akabatoza isengesho. Nuko isengesho ryari ryarabuze umwanya mu rugo rikongera rikahatura, abantu bagahuzwa n'isengesho. Rero nicyo ni kimwe mu byo mbona ari ingenzi bigomba gukorwa n'urubyiruko mu rwego rwo kubaka umuryango urangwa n'ibyishimo. Muvuze neza muti ni kimwe mu nanjye kubabaza niba isengesho rihayiye byonyine, ariko mubivuze neza muti icyo ni kimwe. Hari umuntu umwe wavuze ngo mujye musenga ariko munarya. Kurya bivuga n'umurimo. Aho urubyiruko n'ubugirwa mu isengesho gusa ntirukore. Murumva bya byishimo by'umuryango bizagerwaho. Padri na Mutagatifu Benedicto mu itegeko rye rigenga abamonaki arababwira ati usenga kandi ukore, ora et labora. Nibyo koko ntabwo gusenga byonyine byatunga umuntu, nta nubwo gusenga byonyine byazana ibyishimo igihe nta bindi bintu byunganira ubuzima bw'umuntu. Kuko iyo Imana iza kubona ko twabeshwaho no gusenga gusa, ntabwo ari kuturemera ibindi bikenera nk'amafunguro n'ibindi no kwambara n'ibindi. Ikindi rero mbona cyakorwa mu rwego rwo kubaka umuryango ufite ibyishimo, cyakorwa n'urubyiruko, ni ukwitabira umurimo no kurwanya ubunebwe. Kwitabira umurimo no kurwanya ubunebwe.
urabizi ko bimwe mu bintu bizahaza imiryango muri iki gihe bikayishegesha ni ubukene. Bituma mu rugo habura ibyo kurya, ntabwo waba utariye ngo uvuge ngo urishimye. Bituma habura ubushobozi bwo kugura ibintu by'ibanze, imyambaro, kuriha amafaranga y'ishuri ku bana biga, gutura mu nzu nziza, kugira ibikoresho byo mu rugo bifatika kandi byubahisha umuntu. Ibyo rero ni ibibazo bibangamira imiryango kandi rimwe na rimwe bikayishegesha. Hari n'igihe bituma ababyeyi batangira kwitana ba mwana, bagatangira no gushwana, bigakurura amakimbirane. Rwose ndabyemera ko bigoye kugira umuryango wishimye kandi wugarijwe n'ubukene n'ubutinde. Rero imwe mu nzira yo kurwanya ubukene ni umurimo, no kurwanya ubunebwe. Abajene bagahaguruka bagakora. Rero hari ibintu nsigaye mbona abajene benshi bona bugarijwe n'ingeso mbi y'ubunebwe. Sinzi niba nawe ujya ubibona. Akabyuka mu gitondo, akoza akarenge, akagenda akambara neza, agatembera, akirirwa agenda, babyita ngo no gutarasa, akagenda akaza kugaruka nimugoroba yaka ibyo kurya, ashyira ku nkeke ababyeyi, kandi mu by'ukuri nta kintu yigeze akora. Umujene rero agomba guhaguruka agakora, agafatanya n'ababyeyi be mu mirimo izamura urugo, cyane cyane iyo ababyeyi bageze mu zabukuru, iyo ababyeyi intege nke zitangiye kuza, nibwo umujene aba agomba gushyira imbaraga ze mu gufatanya n'ababyeyi, maze akareka ibintu by'ubutesi, agafatanya n'ababyeyi mu mirimo yabo. Abajene bakwiye kureka ibintu rero by'ubutesi, bimwe bituma bihunza imirimo imwe n'imwe. Hari abavuga ngo babuze akazi ariko bakibeshya ko abantu bose bakora mu biro. Ntabwo twese dushobora gukora mu biro. Ugize Imana akabona akazi ko mu biro, byo rwose ajya agakora. Yewe nanifuriza abantu gukora bene ako kazi keza ko mu biro rwose, kuri computer bameze neza, ariko ntabwo bishoboka. Niba umuntu abona nta yandi mahitamo uretse kujya guhinga kandi baba bafite isambu, kuki atajya guhinga niba abona aribyo bishobora kumutunga? Niba umuntu abona wenda yaba umumotari akabona hari ushobora kumuha moto akayimutiza cyangwa se akayimukopa, kuki atabikora? ngo kuki yumva ko umumotari ari bw'abantu baciriritse? Niba abona kuba yaba umwarimu aribyo bishobora kumufasha, agomba kubikora, agashirika ubute, agakora, kuko udakoze sosiyete idakora y'abanebwe ibyara abajura, ikabyara abatekamutwe, ikabyara abantu b'inkorabusa, kandi urumva ko ibyo ngibyo bidashobora gutuma urugo rugira ibyishimo. Hari n'abantu bangu imirimo imwe n'imwe bavuga ngo njye sinakwemera akazi kampemba munsi y'300, ariko se imirimo yose wayibonamo ayo mafaranga agera arenga 300 gutyo? Nta kazi kabi. Sinzi niba ari umugani wa Kinyarwanda, ariko bajya bavuga ngo nta mwuga udakiza ngo keretse wo kwiba. Rero ikindi kintu cy'ingenzi mbona urubyiruko rukwiye kwitabira kugira ngo bafashe umuryango kubaho mu byishimo, ni ugukora, gukira imirimo, kandi ntibagire umurimo basuzugura, bagakora n'imbaraga zabo zose. Ni nacyo Imana yaduhereye amaboko n'imbaraga, bagakoresha ubwenge bwose, bagakoresha imbaraga zabo zose, mbese icyo bafite cyose, kugira ngo biteze imbere, barwanye ubukene, babeho mu byishimo. Hari ikintu byo mbona mu rubyiruko, wenda tukiri aho ngaho ku murimo, koko ukabona ntiwitabira umurimo, ariko ugasanga ku ruhande rumwe bameze nk'aho wenda imirimo wabo bakora bo barayibona hasi. Urubyiruko rufite rurashaka ibintu birenze, bo baratekereza ibintu birenze. Aho ngaho se rurayoba. Nabyumvise, mbese ni urubyiruko rushaka kubaho birenze ubushobozi bwabo. Biriho rwose. Muri iki gihe hari abana mbona batiyakira, ntibakire imiryango bavukamo, ntibayishimire, bagashaka kubaho birenze uko bareshya, bagashaka kubaho bakurikije iraha ry'iki gihe, ibyo babona ku mbuga nkoranyambaga, agashaka gutunga telefone yabonye undi afite, yabonye bamamaza ku mbuga nkoranyambaga, agashaka kwambara akurikije ibyo yabonye kuri WhatsApp cyangwa kuri Instagram, n'ibindi. Abajene benshi basigaye bumva bakwibera mu mijyi, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, usibye ko muri iki gihe COVID-19 na gahunda yo gufunguka irimo igenda ihabirukana, ariko benshi bakunda kwibera mu mijyi, muri za Kigali. Wamubwira uti nge ntuye mu Ruhango, ntuye mu by'Imana, ntuye i Kabgayi, ati muri icyo cyaro se bwote, ati uzaze i Kigali
wibere mu mujyi. Hari umujene umwe wigeze kumbwira ati ariko Padri kuki batajya bakuzana i Kigali mu mujyi icyo cyaro uzakomya ukibemo kugeza kugera. Ariko ibi byose bigaragaza uwo muco wo gushaka kubaho mu buzima buhenze gusa, ubuzima burenze ubushobozi bwacu. Umuntu agashaka akaba nta kazi afite, ntako yizeye kubona, ariko akumva yatura muri Kigali n'udufaranga duke yacungiragaho akatumara arimo genda yaryohamo hirya no hino atembera yitwara nk'umunyamujyi nk'uko runaka wundi wabonye ukomeye yabaho. Nabivugaga hari abajene badakunda kuba iwabo ngo ni mu cyaro, akaba yanabeshya ko nta babyeyi agira cyangwa se agahimba ababyeyi batari bo kugira ngo abandi bajene yiyemeyeho batabona yuko afite ababyeyi, nanze kuvuga ngo ni abaturage batari abanyamujyi. Akaba yajya yerekana nk'umuntu nyirasenge cyangwa nyirarume abona umunyamujyi akavuga ati uriya niwe data, cyangwa se akanavuga ko nta babyeyi agira. Ari nabyo bibyara babandi tubona batinya kujya gusabirwa iwabo, gukorera ubukwe iwabo, kugira ngo batabona ko iwabo ari mu giturage kandi bo baregaragaje nk'abantu b'abanyamujyi. Ndetse ukabona hari n'abajene batifuza ko wabasura mu rugo, akakubwira ati wamusaba ko wamusura iwabo ku ivuko, akabirwanya akakwereka ko nta mwanya afite, ariko icyo ashaka ari uko utamenya yuko iwabo hameze nko mu giturage atari mu mujyi nk'uko yabyiyerekanye mo mbere. Rero icyo nagira urubyiruko inama ni ukwiga kubaho mu buryo bukwiye kandi mu buryo buhuje n'ubushobozi bw'umuntu. Bituma icyo gihe umuntu adahuza ku nkeke ababyeyi abaka amafaranga badafite kugira ngo akunde ajye muri ibyo byose. Ni byiza rwose gutembera umuntu akamenya i Kigali n'ahandi hantu heza, ni byiza gutunga telefone nziza rwose, ni byiza kwambara imyambaro myiza umuntu akaba asa neza, ariko ntibikwiye kubuza abajene kwakira no kwishimira imiryango batuyemo bavukamo. Bakwiye kwiyakira uko bavutse, bakishimira uko iwabo hateye, bakahakunda, bakahishimira, bakabaho uko bareshya bakurikije ubushobozi imiryango yabo ifite. Naho ibyo guhora umuntu yisumbukuruza ashaka kubaho by'igitangaza kandi bidashoboka biramunaniza, bikananiza ababyeyi, bigatuma umuryango ubura ibyishimo, bigatuma ababyeyi bahora bahangayitse, ugasanga kuba barabyaye bibatera ikibazo kandi ubundi kuba barabyaye byagombye kubatera ibyishimo. Aho ngo muvuze kubaho uko bareshya, ko mudashaka kuvuga ko urubyiruko rutagomba kurota kugira inzozi, ndashaka kuvuga wenda gutekereza kugera ku birenzeho. Oya, ntabwo mvuze ko umujene atagira icyo yifuza kugeraho kirenze icyo yavukiyemo. Ntiyavuga ngo navutse mu nzu iwacu dutuye mu nzu y'icyumba kimwe cyangwa ibyumba bibiri, ngo ubwo ngubwo ngo kubera ko bansabye kubaho uko ndeshya ngo ubwo nanjye nzubaka inzu y'icyumba kimwe, cyangwa ni agomba gutekereza kuba yakubaka inzu inarenzeho kandi nziza. Niba iwabo yaravutse agasanga mu nzu yabo nta sima ibamo munsi hasi mu nzu, ntabwo bibujijwe ko yarota cyangwa yakwifuza kuzubaka inzu irimo sima ndetse irimo n'amakaro bishobotse, irimo plafond, aho kugira ngo wenda umuntu aba areba hejuru abona imyenge abona izuba kubera ko nta plafond irimo. Ntabwo mvuze yuko bigomba gukumira inzozi z'abajene, ariko icyo navugaga ni uko umujene atagomba gushaka kwitwara nk'umuntu utunze miliyari kandi atunze ibihumbi 10, ngo agende agure telefone itwaye amafaranga yose yari afite. Yibagize yuko agomba guhaha, agomba kugura imyambaro, agomba kugura inkweto, agomba kwishyura utundi tuntu tumwe na tumwe tw'ingenzi. Byamara iki se utunze telefone y'ibihumbi 800 ariko ugasigara udafite n'amafaranga 10 yo kuyishyiramo kugira ngo uyihamagarishe? Waguze se y'ibihumbi 100 hanyuma yasigaye ukayaguramo imyambaro cyangwa ukayakoresha utundi tuntu. Numvise aho mwaganishaga mutubwiye muri rusange bigomba icyo urubyiruko rukwiye kuba rukora kugira ngo rufashe kubaka umuryango wangwa n'ibyishimo. Mutubwiye isengesho, mutubwiye umurimo, mutubwiye no kubaho uko bareshya cyangwa kutararikira, kudashaka kubaho mu byo badashoboye. Izo ngingo uko ari 3 iyo nzirebye mu miryango tugenda tubona hirya no hino, usanga zituma
urubyiruko n'ababyeyi bagirana amakimbirane ntibumvikane. Niba adakora ntibumvikane n'umubyeyi, niba adasenga wenda umubyeyi aramukurura mu isengesho, urubyiruko ntirubishaka, arashaka kubaho ku buryo burenze, ugasanga habaye amakimbirane. Urubyiruko rwitwara rute imbere y'ababyeyi mu bibazo nk'ibyo ngibyo? Murakoze. Urubyiruko rugomba kurangwa no kubaha no kumvira ababyeyi. Burya ahantu hose hari umuntu urenze umwe, abantu babiri batatu, haba hagomba kubaho kubahana. Iyo bitabayeho hazamo akajagari, by'umwihariko rero mu rugo, mu muryango. Buriya sinagusa Imana yashyizeho ko itegeko rya 4 rivuga kubaha ababyeyi, kubaha ababyeyi no kubumvira. Rero abana by'umwihariko bagomba kumvira ababyeyi, cyane cyane iyo bamaze gukura. Ndavuga abajene, abana bamaze gukura ntibakwiye guhinduka ababyeyi ngo batangire babereke yuko ntacyo bamaze, ko ibyabo byarangiye. Hari ababyeyi benshi bishwe n'agahinda bitewe n'abana babo, babasuzugura, bakabatuka, bakabakubita, ndetse ntibumvire inama zabo. Umubyeyi yatangira kuvuga cyangwa umwana ati ceceka, agashyira urutoki ku munwa gutya. Uri gutekereza umwana ushyirira urutoki umubyeyi we ku munwa, kandi biriho, ntabwo ari ukubeshya. Umubyeyi yabwira umwana uko yitwara n'uko yambara bimwubahisha, umwana akamubwira ati ibyo ni byo mu gihe cyanyu, ibyo byo mu gihe cyanyu wibinzanaho, ubu twageze mu bihe bishya bigezweho, ibyo ntabwo bikigezweho. Rero hari n'abajene benshi basuzugura ababyeyi babo, ngo ni abakene, ngo ntibize, ngo ukabona batangiye no kubabwira amagambo y'ururimi batumva. Umwana agataha agatangira kwivugisha icyongereza, kuko bakizi, si na bibi kukimenya, ariko kukibwira se umubyeyi utakizi bimaze iki? Ujye umenya, nabwira abajene rero bajye bamenya ko umubyeyi niba ataranize urwo rurimi, niba ataranize amashuri ngo ageze kure, byatewe n'ibihe yavukiyemo. Wenda nawe yaza kuba yaravutse muri iki gihe turimo, yashoboraga kubyiga akabimenya kandi akarusha n'uwo mwana we. Abana rero, abajene, urubyiruko, ndabasaba kubaha ababyeyi no kubumvira. Umubyeyi uko yaba ameze kose aba ari umubyeyi wawe, kandi umubyeyi ni ntasimbura. Yewe umubyeyi niyo yaba afite ingeso yamunaniye, wenda asinda cyangwa se afite akandi kageso katakubahisha, ubona utashima, ariko ntukwiye kubimusuzugurira, ukwiye kumwubaha. Umubyeyi niyo yaba ari umukene, umubyeyi niyo yaba agaragaza ubuturage nk'uko tujya tubivuga, uko yaba ameze kose aba ari umubyeyi, akwiye icyubahiro cye cyo kuba ari umubyeyi. Kandi si n'inama mbagira gusa, ni n'itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana rero ntabwo ari nk'inama umuntu aba agira abantu, ni ikintu tugomba guha agaciro kandi tukaryubaha uko ryakabaye. Aha rero nanaboneraho kubwira urubyiruko ko Papa Francisco yashyizeho umunsi w'abageze mu zabukuru, ukaba uzizihizwa kuri 25 z'ukwezi kwa 7, nibwo bwa mbere uzaba wizihijwe. Ukaba ufite insanganyamatsiko igira iti dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Ni amagambo dusanga mu Ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 28 umurongo wa 20. Urwego rukuru rero rwa Kiliziya rushinzwe iyogezabutumwa mu rubyiruko badusabye kumenyesha abajene bose aho bari uwo munsi, bakawitegura, bakazanawuhimbaza. Yego turi mu bihe bya COVID-19, ntabwo uko byifuzwaga ariko bizagenda, ariko hari igishoboka, hari ibishobora gukorwa. Kimwe rero mu byo Papa yifuza ko abajene bakora ni ugusura abageze mu zabukuru. Abageze mu zabukuru, abandi baba batagishobora kwijyana aho bashaka, badashobora gutembera, badashobora kuva aho bari. Buriya hari igihe bagwa mu kantu k'ubwigunge, ibyishimo bikabura. Papa rero akabasaba urubyiruko gusura abo bantu bose bageze mu zabukuru, ukaba umwanya wo guhuza ibyiciro by'abantu mu myaka itandukanye, rencontre des générations. Hanyuma akaba umwanya wo kubwira umubyeyi ugeze mu zabukuru ariya magambo dusanga mu Ivanjiri ya Matayo, ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Nubwo bitari kuri uriya munsi gusa ngira ngo nyine buryo munsi
iyo ugiyeho icyo uba udusaba guhimbaza ntabwo kiba kigomba kurangirana n'uwo munsi, biba bigomba kuduherekeza mu buzima bwose bwa buri munsi, nuko habaho umwanya wihariye wo kubizirikana, ukaba umwanya wo kujya gushyira abo bageze mu zabukuru utuntu tw'impano, kubaganiriza, kumva impanuro zabo, mbese tukongera tukabaremamo ibyishimo, ubwigunge baba bagezemo butazajya bubafatanya n'intege nke, maze ugasanga birabahuhuye, ahubwo tujye tubafasha bongere bamere nk'aho bakiri batoya nubwo wenda baba bageze mu zabukuru. hari ahantu mukomoje ku bijyanye n'uko urubyiruko rugomba kumvira ababyeyi, hari aho muvuze muti umubyeyi yaba afite ingeso runaka, urubyiruko ntabwo ruba rugomba kubyitwaza ngo rumusuzugure cyane rwose. kuri iyo ngingo hari koko nk'umubyeyi runaka ufite ingeso, wenda mugenzi we niba ari umugabo cyangwa umugore ntibumvikane, bakagirana amakimbirane kugeza n'aho batana. Urubyiruko ruzakomeza ruvuga ngo ni ukumvira, nta kintu ushobora gukora muri ubwo bwumvikane cyangwa kuri izo ngeso z'uwo mubyeyi. Murakoze. Icyo mbona urubyiruko rukwiye gukora ni uguharanira kunga ababyeyi kurusha uko bashyigikira ibibatandukanya. Ababyeyi bashobora kugira ibintu byinshi biteza amakimbirane bishingiye ku buzima bwabo bw'ibanga cyangwa se no ku buzima bwo hanze n'uburyo bwo gusangira umutungo, ibitandukanye abantu ntibishobora kubura, ariko abana buriya bafite ubutumwa bwo guhuza ababyeyi no kubunga, kandi barabishoboye rwose, barabishoboye cyane. Simvuze ngo bajye birengagiza bashyigikira ingeso umubyeyi umwe afite, ngo niba umubyeyi ari umusinzi bamushyigikire ngo bumve ko ibyo ntacyo bitwaye, niba azarwana kubita undi ngo bavuge ngo ibyo rwose ntacyo bitwaye ngo kugira ngo badasenye ngo. Ariko nanone ntibikwiye ko abana bitwaza ingeso umwe mu babyeyi afite ngo bajye mu kwaha k'undi mubyeyi, noneho base n'abahagurukira wa mubyeyi usange baramukorera n'ibikorwa by'urugomo, usange baramukubita. Hari ahantu henshi ujya wumva ngo abana bafatanyije n'umugabo cyangwa n'umugore bakubita undi mubyeyi, bikabyara gutandukana no gukomerezanya ndetse no gupfa. Njya nibuka niga mu mwaka wa mbere wa primaire, twize gutaha tuvuye ku ishuri, tunyura ahantu hari urugo rwarimo umugabo yari umusaza, ariko umugore we yasaga naho akiri muto ugereranyije n'uwo mugabo. Nsanga abahungu b'uwo muryango bafatanyije na nyina barimo barwanya se, ku buryo rwose bamuteraga amabuye. Ndibuka hari ibuye bamutera rikwepa riragenda rifata mu giti cy'ikawa, urabona ukuntu ikawa izamuka ifite amashami nk'atatu ane atanu, ibuye riragenda rihagamamo. Icyo gihe ntabwo ibyo bintu njya mbyibagirwa, ariko nk'ibyo ntabwo ari urugero rwiza. Abana rero baba umuhamagaro wabo ari kunga ababyeyi. Abana burya bifitemo impano nyinshi, bifitemo amaraso y'ubuto, bifitemo uburyo bwo kurema ibyishimo mu muryango, bifitemo ubushobozi bwo guhimba inkuru zituma mu muryango haba ubushyuhe, ahari hatangiye kuza ubwigunge n'umunabi n'umwijima, hakaza ibyishimo, bagakina, mbese bakanima, niba ariko nabivuga, bagashyushya mu rugo. Noneho na bimwe byari bihangayikishije ababyeyi cyangwa se byatumaga bashaka kurwana no kugirana amakimbirane, bagasa naho baba babyibagiwe, bityo bakaba babiheraho maze bakongera bakiyubaka. Mu nyigisho Papa Francisco yatanze ku wa 18 z'ukwa gatatu 2015 yavuze ko ngo abana bifitemo ubushobozi bwo guseka no kurira, ati kandi birizana, ati naho twebwe abakuru ubushobozi bwo kurira cyangwa guseka hari igihe buba bwaribanye. Ati rero n'ubikoze ukabona arahatiriza. Ati nubwo rero abana bashobora kuzana utubazo dutandukanye, abana mu muryango bazana ubuzima, bakazana ibyishimo, bakazana amizero. Ubwo rero nibwo butumwa bw'abajene, nacyo nabashishikariza guharanira kunga ababyeyi bakoresheje impano zabo, kandi bitavuze yuko bajya mu kwaha k'umubyeyi umwe ngo babohotere undi cyangwa se bamwamagane, bamwange, bamugirire nabi, ahubwo bagakoresha imbaraga bafite z'umutima n'ubuto bwabo, maze bakongera bakazana ubuzima n'ibyishimo mu muryango. Hari umunyarwanda wavuze umwana apfa mu iterura. Yego. Cyangwa se n'undi wagize ati icyo uzaba cyo ugitegura ubu ngubu. Nibyo. Urubyiruko rutegura rute
kuzagira umuryango mwiza ubu ngubu rutarashinga ingo, aho ndategereza kubazashinga ingo. Nibyo koko nk'uko bivuze, umuryango twifuza kubaka ntabwo ari umuryango usanzwe wubatse gusa, ni n'imiryango izubakwa mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ingo zizashingwa n'aba bajene turimo kuvuga, kuko badateguwe neza ibibazo imiryango ifite byazaba bibi kurusha ibibazo imiryango izubakwa yazagira byazaba bibi kurusha ibibazo imiryango y'iki gihe ifite haramutse hatabaye kwitegura neza. Muri urwo rwego rero icya mbere njyewe nabwira urubyiruko nkurikije uko mbona ibihe ni ukwirinda icyo nakwita nk'inkundo z'akajagari. Inkundo z'akajagari wenda sinzi niba inyito nkoresheje ari nziza, ariko nimba isobanura wenda abantu barabyumva. Urukundo rw'akajagari njye ndubona nk'urukundo rutaganisha ku mubano w'abashakanye. Ubundi urukundo rwagombye kuba rutegurira umujene kubaka urugo n'uwo bakundana rwose bagakorana urugendo. None rero ubu ngubu hasigaye abaho ko ariko n'abashyira mu ijambo ngo ntabwo nyumve neza urukundo rw'akajagari. Umujene yagombye kugira urukundo ategura gushinga urugo gusa se gukundana n'uwo badahuje igitsina, naho urukundo rwagombye kugenda ruganisha. None se wakunda umuntu byo kuba muri aho ngaho mwiraha mwirari bikazakugeza ku kibiza akazakumarira iki? Ugakundana kuri iki gihe rero bisigaye bibaho abantu bagakundana rwose badateganya kubaka, ari ukugira ngo bishimishe, ari ukugira ngo umwe yahunde amafaranga, ari ukugira ngo bimare irari barya isi. Ibyo rero nibyo nimo nita urukundo rw'akajagari. Hari rero abajene benshi bishora muri izo nkundo, noneho bikabakururira ibibazo bitandukanye. Izi nkundo nizo zibatenguha, ukazasanga umuntu ageze igihe cyo gushaka amaze gukundana n'abantu nka 6, kandi bose baragiye baryana isi, wa mugani wawe, baragiye basohokana, baragiye baryamana. Icyo bibyara ni iki rero? Nuko kubera ko haba barimo baragiye bamuhemukira, bituma agera igihe cyo gushaka, imbaraga z'umutima zisa n'izananiwe, yarababaye, yarakomeretse mu mutima, atakigira amatsiko y'urukundo rw'abashakanye, asigaye abifata nk'ibintu bisanzwe. Rimwe na rimwe kubera ubwo buhemu ugasanga nta cyanga cy'urukundo agifite, ugasanga amarangamutima ye y'urukundo yarangiritse. Noneho ugasanga no gutandukana arabifata nk'ibintu bisanzwe. Kwirirwa umwigisha ubumwe bw'abashakanye kugeza batandukanijwe n'urupfu, ukabona nta kumva aravuga ati byose aba yaritoje kugenda atandukana, yaritoje gutandukana, mbese ukabona nta matsiko bimuteye. Urukundo rero ubundi niyo nkingi y'umubano w'abashakanye, nawe urabizi, ni inkingi y'umubano w'abashyingiranywe, kuko baba babaye umwe, baba bashyize hamwe, baba babaye umuntu umwe. Rero biragoye kubaka urugo rwiza rurimo ibyishimo igihe umujene aba yarishe iyo nkingi. Igihe inkingi ntayihari, ubwo se urwo rugo rwakomera gute? Byakabaye rero byiza umujene agiye ajya gushaka agifite rwa rukundo rw'umwimerere, yumva rwose afite amatsiko, nibyo byatuma arushaho kugira ibyishimo mu muryango. Icyo ni kimwe. Icya kabiri rero ni ukwitegura gushinga urugo, bakitegura neza, bagafata igihe cyo kumenyana, bakamenyana mu mico yabo mu gihe cya fiyansaye, igihe kirekire, atari ibintu by'ukwezi kumwe. Ese umuntu arahurira n'undi mu bukwe kubera ko umwe yambariye umusore undi yambariye umukobwa, nabo bagahita bateganya ubukwe mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2. Ubwo abo bantu urambwira ko urugo rwabo ruzakomera? Ugiye gushakana n'umuntu utazi imico ye, ugiye gushakana n'umuntu utazi umuryango w'iwabo, uwo muntu urambwira ko urugo rwanyu ruzakomera gute? Hari abantu benshi basigaye bashaka bishingiye ku gukira igitutu cy'umuryango. Burya imiryango hari igihe yicira abana,
iyo batangiye kuvuga bati ariko se wa mukobwa utegereje kumera amahembe ariko uri umubikira ugasanga barimo barabwira umuhungu batari kuzi ko abo mwiganye abana babo batangiye ishuri sigaye narumvise harimo n'abakoresha imvugo babwira nk'abajene batangiye gukora bati niko bati urimo urakerereza abana ishuri gira vuba ushake abana bagira igihe cyo kujya ku ishuri n'ujya gushaka se ukiri igitutu ushaka adresse ugashaka umuntu utakunze ari ukugira ngo gusa ukire icyo gitutu cy'umuryango uwo muntu urambwira ko urugo ruzakomera. Abajene rero bagomba gufata igihe bakarambagizanya bagategura bakamenyana bakagenderanirana bakamenyana mu miryango yabo kugira ngo umuntu uzavuga uti uyu ndamwemeye ibizabaho rwose nzabyihanganira n'injye umwihitiyemo ntawanshoye kandi narabanje rwose byose ndabizi iyi ngeso arayifite hamwe itabi hamwe inzoga we ateye gutya ibingibi ndabizi neza nta kizantungura bakabyitegura kandi bakajya bumva inama bagirwa n'inzego zibategurira umubano. Hari abaza kuri paruwasi bakakubwira ati dufite ubukwe mu kwezi kumwe ati wadufashe igipadi kandi wenda hariho gahunda yo kwigisha abagiye gushyingirwa amezi 6 wabibabwira bakumva ko ngo ushaka kubarushya uriya mupadiri ararushya burasa amezi 6 arabona umuntu yaba akiga iki ntabwo kiliziya ishyiraho igihe runaka cyo kwiga bari kurushya abajene rero kugira ngo ibanze ibigishe neza ibategure bumve neza uburemere bw'isakaramento bagiye guhabwa ariko abajene baba bafite ubwira nkaho wenda bagira ngo baramumutwara agashaka ngo bihite biba mu kwezi kumwe. Ibyo rero abajene bakwiye kubyikuramo bakitegura neza uburyo umuntu muzabana ubuzima bwose ibintu mbona binakomeye umuntu umwe ubuzima bwose ntabwo ari uwo guhubukira ni uwo kwitonda ukabanza ukamuhitamo neza uvuga uti nta kizatungura. Rero ni muri uru rwego navugaga ko mu kubaka imiryango y'ejo hazaza abajene bagomba gutegura neza isakaramento ryo gushyingirwa bakanirinda na za nkunga navugaga zibananiza zigatuma bagera igihe cyo gushaka barazina ku rukundo. Mu kubaka umuryango cyangwa ingo birangwa n'ibyishimo nk'umuntu utatanyije natwe nk'umujene mwamubwira iki wenda bitamugoye ku buryo ahita yumva icyo agomba gukora? Murakoze. Nababwira ko umujene afite uruhare rukomeye cyane mu kubaka umuryango urangwa n'ibyishimo kuko nawe ari umwe mu bagize uwo muryango. Uruhare rwe rero rugaragarira mu gusenga agafatanya n'ababyeyi agafatanya n'abo bavukana mu isengesho ryo mu rugo. Iryo sengesho ryaba ritanahaba akarihazana nk'umujene w'umukristo akazana uwo muco wo gusenga kuko Imana niyo soko y'urugo y'umuryango na Yezu Kristo yemeye kuvukira mu muryango. Ntabwo wakubaka umuryango utawuganisha ku Mana utanawuhuza n'Imana ngo uwo muryango uzakomeye. Ikindi ni uko abajene bagomba guhaguruka bagakora bagafatanya n'ababyeyi babo ntibagire imirimo basuzugura bakareka ubunebwe kugira ngo biteze imbere barwanye ubukene kuko ntiwakwishima ukennye ntiwakwishima rwose ubayeho nabi. Ikindi ni ukumenya kubaho uko bareshya umuntu akishimira imiryango avukamo akayubaha akayikunda akagerageza kubaho bihuje n'ubushobozi bwe ntaririre iby'abatunze miliyari kandi we atunze ibihumbi 10 cyangwa se nabyo ntabyo agezaho. Ikindi ni uko abajene bakwiye kumvira ababyeyi bakumva inama babagira akabubaha. Umubyeyi iyo agira inama umwana agira ibyo amubuza ntabwo biba ari ukugira ngo amubuze kwisanzura ahubwo kuko umubyeyi aba azi byinshi yagiye anyuramo abagira ngo amurinde kuzagwa mu bintu bimwangiza. Ikindi navuga ni uko abajene bagomba no gutegura imiryango yabo bazubaka ejo hazaza bakayitegura birinda impundo zibananiza z'akajagari aho bakayitegura bakundana bifite intego atari ugukundana byirari gusa kandi bakayitegura banakurikiza inama kiliziya bagira mu nyigisho ibaha mu buryo bwo gutegura ingo zabo gutegura isakaramento ryo gushyingirwa. Muri make rero nibyo navuga wenda kandi nari nibagiwe nuko abajene bagomba kumva ko bafite uruhare rukomeye mu kunga ababyeyi babo igihe babayeho amakimbirane. Bafite imbaraga bafite uburyo bwo kurema utuntu dushya mu rugo bafite uburyo bwo kuzana ubushyuhe n'ubuzima mu rugo n'ibyishimo bakwiye kubikoresha rero bakunga ababyeyi igihe hari amakimbirane
bakabafasha kongera gusubira. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Turi mu rugendo. Babyeyi bana namwe rubyiruko, ibibazo bijya mwibaza ku mahame y'ukwemera n'inyigisho za Kiliziya Gatolika mukabura muvana ibisobanuro byabyo, ubu ntibikiri kure yanyu. nimutege amatwi ikiganiro turi mu rugendo mutegurirwa n'ubunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda, kikazajya kinyura kuri radiyo Mariya Rwanda kuwa gatandatu kuva saa 11 kugera saa 11 n'igice zo ku mugoroba, no kuri radiyo Isango Star kuwa gatanu kuva saa 12 n'igice kugera saa 1 zo ku mugoroba. Mushonje muhishiwe rero, ntimugacikwe n'ikiganiro turi mu rugendo, igiseke gisesekaye ibisubizo by'ukwemera.